Previously on Stepson. Mommy, I wanna go to school. Oh, it's okay. I will tell your dad, okay? Kandi batababaye nibaguhende nibagutera ubwoba komeza inzira yawe umura uzaba intwari ururacyari muto narirarengaya. Okay, I'm done. Let's go. Oh wow, hey, let's go. Let's go. Yes, hello. Salam. Hey, muri he? Anjyewe najyanye Valeria. Oh, nanje ndakuja kureba ya modoka. Ya ndakuja kwireba kweli. Ya nje kwireba. Kubera ejo ngomba kwijana mu kazi bishobotse. Sawa rero natwe turaruhutse. Sawa turaza kubonana mu kanya. Sawa rero. Turi kumwe. Ya. Ntuzibaze impamvu abiruka cyane katareba bagerayo mbere hari abaseka cyane batishimye abandi nabo bakarira kandi batababaye nibaguhende nibagutera ubwoba komeza inzira yawe umura uzaba intwari wibabara kibondo wishavuze uwo mutima. Safu, Janelle yagukina ndaranda agira kuvuga yamutayaga hano. Yeah, Janelle arikina. Ya ndabandi hano. Let's go. Let's go. Wishavuze uwo mutima dore uracyari muto narirarengaya dore uracyari muto narirarengaya. Elia, did you like this place? Yeah. Would you like to come back next time? Okay. I guess we have to ask your mother first. Yeah, I know. Alright then, let's continue to play. Yep. Abahanga bavuga kumura uzabigwamo ibyo ducyura. Anyways, what did my dad do? I heard your mom saying that he went to see his car. Okay. Can we all go over there? Sure, let's go. Elia, be careful. Okay. Yeah.
kugenda se yari ni byiza sha uyu munsi ni njye nawe ya si ukwako nawe uko uzanye kumva uko ndoye aha wakahageze se sindi wahajyanye nanjye sawa ni byiza rero umugore wawe wamufite aho ugiye hose wabwiye umugore aho ugiye hose wese bagize ubakije n'ubwiye ntabwo najya nkumvira umugore iyo ngiye namve iyo mvuye ngambaza mbe mvuye he ikunda ndamutse itegereze ngo ibyo ngiye byo kubaga ari kubera aravuga ngo umwana w'umuntu ameze neza nuko yakoze twavuga ifaranga se amafaranga ukeneye amafaranga ndazikeneye kwera wambwiye ngo ukeneye amafaranga angana iki nakubwiye 5,000 ibihumbi bitanu nyine ntari byo ukeneye aka kanya se ndagukeneye kubera ndakugira ngo ugakoresha nzikuremeresha rero ndebe nimba zihari uriya ko wajyamo gutinjira uramurekera ubona umwana w'amashuri kake cyo mbere ubusente twandika n'igende ushaka amafaranga se ndashaka da kazi ko ufite inyota y'amafaranga hano hari ushaka drink bibiri ko wabigize oya umaze kuberetse sindagugiye reba barakaza kugira kino gihumbi hano hari kwa ikindi hano uzi ngo uno musatsi rwanjye ntabwo kuryohorore renze nawe wongerese kandi ziki zo wakeneye sinziguhaye 5,000 ni make yanguhaye ko gufata akamuha kanana gatatu wafata mwiza zino reba bino 5,000 nabipanga ndakuremeye thank you mana we urare kumwigisha ko rero ndakubwira ngo nzakwirumiraho ngo ushiremo indege ubone ukugira ndakuriya ntakuririra si byose ndakubwira ngo ushiremo indege ese ubwo urabona ko hari wenda zimaze nabyo izi ngizi ngo nazibika mu nzu zitazamugurika ngo ndazisubiza kuri banki zibeye narebeshe ngoramo menshi zigeze ko zanyaguka niho zajemo zajemo hasi ubwo zajemo nayifunga so rero zirajemo nta kibazo azibasonekeko ni nyinshi pe utangiye guturisha ubundi nakubwiye ngo wanyirayo ugwamo ntabwo bizi yewe ariko nzakumata izina noromari ryavuye uziho ryavuye sinkubwiye kutamuri ntabwo yavamufasha akanano kwirirwa ariko nta kibazo ndakunyura
ariko mfite akabazo. Okay, icara. Sawa. Ufite akabazo ki? Nari ndi kumva najya ku mashuri. Amashuri. Kweli birashoboka. Amashuri, akazi ko mu nzu, kweli simbizi mba byashoboka ariko nje ntacyo nakora. Uretse ko ndaganira na se wa Eliya nkumva nawe icyabivugaho. So ndaza kukubwira nitumara kuganira. Sawa uzaganire na se wa Eliya muzansubiza. Ko nta kibazo ndaza kuganira nawe ndakubwira uko byabaye. Sawa. Waje kureba umwana atagira icyo ukabiri hamwe iruhande rwe. Okay. Sawa. Leta yamuzishire kuri banki y'akawunti. ubwo si ugiye kugera hariya mu nshuti zawe ukazima ukagera no mu rugo utaguze n'agasamaki ko kujyana mu rugo iwawe. Ibyo birakureba. Umukobwa yarakatangiye kungora kweri nzabivamo. Kose amashuri, akazi ko mu nzu. Anyway, ntambizi ukuntu bizaba ndazavugana na se wa Eliya ndebe nimba byashoboka nimba bitashoboka. Safi. Ndabona amasaha ageze kandi ejo ni amashuri tukwiriye gutaha. Okay. Yeah. Hello. Hi, how are you? Sawa. Kanze ndaguhamagara mukobwa. Safi uranda ari sawa Eliya wicaye hariya? Yeah, ndabona ari. Oh my god. Yambeshe. None se uya wari kumwe n'undi basanga atari se wa Eliya. Nje ndi kubona ari we. None se ko bamugenda yagiye kureba imodoka akaba ndi kumureba hariya. Niwe. Ese mana uriya mugabo yambeshe. Abagabo b'iki gihe mana yambeshe. Ni ukwihangana abagabo b'igihe niko bameze ariko ndabona mufite kubiganira. Sawa nta kibazo ndamubaza neza afite ubwo ko aranyisobanuriraho ariko mana ndababaye kuba yambeshe mbega. Ndabona ni kwihangana. Wow. Sawa nta kibazo turabiganira ingera mu rugo ndamubaza. Sawa sawa. Ariko kanze ndebe uwo bari kumwe making sure ntandi kumukeka neza n'umugabo. Ariko Safi wowe na Eliya musigara no ndaje. Sawa sawa. Okay. Wakuje hano ni ibiki? Kwanza wewe uhoze ntabwo nguzi ntaguzi nawe ngira so wavuze ngo kure modoka hano nsanze usuze kuguru ku mukobwa hano waje kwanda hiyo Ntabwo muzi ngo kuguriyanga. wambesha mugiye kure modoka kumbe wiziye hano nawe wayohora wonde nakugarukira bora ndenda kugarukira kabanza ariko manani abagabo manani iki gihe manani oh my goodness oh my god ushobora kumbesha hano kwanza wowe urinde Kosi uno ni Je ndaku je cyakumyigira uno ninde? Ko nari nzi ko ntibakugira mugore ngo ni girlfriend wawe. ariko mana kweli ariko sikanza kubaza ubwo uno kumureba uno Uno ninde? Magare manzunde urukona uno wakuchiti ngameza gucha uyu ariko mabona ngabana nyanda none menya ariko mana nishana turabana urugo wewe kwanza wana umugabo uzandeba kwanza Urebe wa mugore wawe nangwa ninde? Je cyakumyigira bani nyuma. nyina hano kwanza kugenda nyina hano Oya, tawamuja. Tawamuja. ariko agera umugabo wandi
Alikuwa maana kweli. Waambia hujakula maka kumbe ushano kweli. Mwese kumbe. Alikuwa maana kweli. Unaweza kujimini wangu pesa Kuhusu kwanza Yesu. Nataka mdomo mmoja na area na ngwani girlfriend. Ndikujana mugabo wanje taburu kumva. Taburu kumva mugabo wanje. Oh my god. Nyine kujimirusi. Kuramusi urangira neza kumtijana kurangira neza. Gore kunna Ukumva kari mugabo wanje. Amaze kubyaka kari mugabo wanje. Wowe ntacyo mfite cyo gupfa nawe. Wowe ufite amasha gawe ntacyo cyo mfite cyo napfa nawe. Ntitujyana Okay, njenda kuresa ariko turabonana mu rugo miliyoni ndigabura nk'amata. Miliyoni ndigabura nk'amata. Gira, njeta hari ikibazo musin hakiba musinda musin jambare meran ta kibazo turemera iki musujya ngo ngire ngo urani wa girlfriend wawe na ngwani nyina area nshaka mbimenye utarya iminwa nje ntabwo nshaka kurya iminwa hano none nandi kugira ngo hari da ufite amenyo mu kanwa wabyitonde mbese wakwitonda gama nk'umuntu ufite amenyo mu kanwa ariko utavuga utunga umuntu udafite amenyo mu kanwa yewe nyine uriya umugore ariko nawe arabizinda gukunda okay cyo genda ukurikira umugore wawe ntanayizi ko ari umugore wawe utazongera no kuterereza urambire nitasha utazongera kuterereza n'ibihumbi byanjye maze kugushukamo nawe usizemo none akundi iki araje ndakubaza ni nyina yari uranga uvuga gusura nk'umuntu udafite amenyo mu kanwa none rero gukora iki mukurikira narandumisha kukurumisha hiki izi nuko waje nikuragenda niko shuviza sha hingo ngokuki nuko waje nikuragenda kwenda kubajije hano uriya ni girlfriend wawe nangwa ni umugore wawe hano kumbwira ubwo sizamo indaki none akora iki sizamo indeki byo wariye urya ibyo imodoka ndayiriye akarya ingusho nta kibazo shanyu genda urebara de umuntu ndikumubaza wagira ngo ntamenyo ko afite mu kanwa nako nkubaje nyina yari yaninduka ukihorera nawe ushaka nkora iki ntarakurumisha njye gushaka abandi nk'uko waje n'undi azaza gutya uri kwicuruza se ntabwo ndi kwicuruza kurikira umugore wawe sawa bayi okay sawa uzamboroke tazongera kureba inamba yawe ku simu yanjye sawa bayi Ndakwiyamye ndirasaza. Mbari wa mugore wawe rero mbaraga twende. Mbari wa genda ubane nawe rero njyewe ufite ibyo kwisobanura nta kintu cyo kwisobanura nagufashe najaga ndavuga ko uri umugabo kweli noneho ubu n'umunsi nagufashe simba wamfashe rimwe wenda uhora uragenda niyo ndagufata uzambwira oya kanzi yo muhurira ugenda kuyanyita ugenda nibwo wagira gute ndahogiye urwagiye hogi umusanga amabarira hogi umusanga nawe urambire ndutse gukora nawe ni ubucuti ugenjeje babitera ubu byose mbize hose ubundi ndagurisha imodoka none dore umugore nawe wambaye akato na girlfriend nawe asema indeke sha mwana mbese iyo mbimenya mwasha noneho ubwo mudafatwa he ubundi ndaruseseramo
ko nabyo nagiye kugenda n'imodoka ngo ndaje kuyishyikira akabara none ndabyifata mu none ubundi nayimbaza iyo modoka ubundi ndayikura he ariko ndanawushiriza tu ariko ndaba ndareba nimba ndaruseseramo barandaza mu manegeka sinakubesha none narigenje gushaka ukuntu ko ndayiseseramo sasa ko ndi kubona yarunguriwe ra aha noneho ni ururindukira zaba ndumuramye mu kuvuga nawe uno yasizemo indeke umugore nawe asizemo iyo nzanye ibintu ni byo kwigaho urunindukira